Imana yacu ishimwe cyane. Ubutumwa Bibiliya iravuga ngo twirate umusaraba, twebwe umusaraba ikibi gihebuje ibindi, isoko y'urupfu. Kubera ko isoko y'urupfu yahindutse isoko y'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu rero aganana na Nikodemu aramucanga pe. Dogiteri mu mategeko aramucanga, arabanza aramubwira ngo birakwiriye yuko uvuka ubwa kabiri. Nikodemu atugize ngo iki? Ukumbona ukungana uko n'iyi myaka mfite abuzukuru, ngewe subire mu nda mvuke. Yesu aramubwira turi igipfu, niyo wasubiramo ukagaruka wakura kwa kundi systeme ni yayindi. Ndavuga systeme ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Nikodemu yumva ntabyumvise neza, atuvuze ngo iki? Atereka nkubwire, wari wabona umuyaga? Ati ye. Umuyaga ubaho? Ati ye. Ugira imbaraga? Ye. Usutese? Ati ntawe utuzi. Ati uko niko n'uwabizawe n'umwuka mera, ntuzigera umubona ariko uzumva gukora kwe, uzumva imbaraga azakorera muri we, uzumva amahoro ye. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ntawe uzabwira ngo ukundeba ngewe ni icyaremwe gisha. Oya, urisenga nk'abandi ariko mutabona hari imbaraga y'umwuka yakoreye muri nge, nk'uko umuyaga ukora, inyujuje amahoro, ibyiringiro byo kuzazuka, imbabazi z'Uwiteka. Imana yacu ishimwe.